Ngo kabo kwa Fontaine muraho. Muraho neza makara. Ukomeye cyane. Umeze Ese n'ibintu zanjye wazikoramo da. kubera iki se mwana wa data? Ndabona mweje. Noneho byagenze biti. Ndabona amasaka. Ubu si umuntu nta mifuka inuza y'ibishyimbo irimo. None se nyina ko ndi mu masaka ndi mu bishyimbo. Aha, wenda ubwo mwejeje wasanga tutazicwa n'inzara da. Oya ariko abaturanyi iyo bejeje nta mpamvu ihari yo kwicwa n'inzara n'ubundi ni ukuvanga ibyo abantu bejeje ntabwo byose wabirya wenyine ahubwo uha n'abaturanyi nabo bakarya. Cyokoza da ngo ururimi ni inyama yigenga yaba ko mubivuze ariko data koko wari waza hanga avuga ati nkeneye agafuka igikoma ngo umuntu akakwima. Umwana wa so usanga nawe duhuje isanura. Ubu amezi ni 9 mfite amezi 9 nanjye navukiye 9 nkamwe. Ubuse makanya no umuntu w'umusore nkawe noneho wari magambo menshi warayakubwiye. Mutubabarire nako twari ducitswe muri ababyeyi beza. Twari tuje guhaha sinzi ko nimba ufite no ibishyimbo. Turashaka ibishyimbo bitetse. Ariko urabutarurije twe ntiturenze iby'ijana gerageze dushyiriremo n'akamiti. None se ibishyimbo by'ijana biracyabaho? Ndivuga mama nese ubumva wa mugani ubw'ijana wabimaze iki? Nanjye nibarishwaga tugende upfe kunyihera iby'itanu da ntamenye. Ijana ni amafaranga urumva ariko nanone nta bishyimbo by'ijana bibaho. Hazarya abafite abadafite nyine ntibazarya. Tugende mujye kuduha wenda nta cyaza umuntu adukope. Wenda ariko umuntu w'umusore agira amagambo menshi. Mudukope Amambi hariya uko umuntu w'umusore avuga amagambo menshi ku mwana. Nsanze ndi mu mirimo. Urambwira utuntu ukeneye. Reka ngire nkubwire vuba nyine wigire mu kazi kawe n'undi tutabatindira dore ko abakire mwa mufite byinshi. Ndashaka amavuta yo guteka. Ayahe mavuta se ushaka? Ni ubuto. Ufunze siri. Amasukano urashaka yahe? None se mamba natwe abakire tuba twaje mu by'abakire abakene twarya ibifunze sire turashaka ku masukano. Mva maze mubwire. Yego. Ntabwo umuntu ashinga botike avuga ngo hazahahiramo abakire hazahahiramo abakire. Abantu bose bahahira ahantu hamwe. Hano mutanga yangahe? Wera ku ya 200, 300, 500, 1000, 500 muduhema ya mace. Hanyuma se ego ko ari amakaroni ni gute? Ari amakaroni 1300. Ngo nangahe? Ariko yarebe nyine ariyo ni 3. Hanyuma se ari amakayi ko karumuna kanje nako kenda kujya ku ishuri. Mbese nawe urashaka? Iyi amakayi ayangahe se nayo kagira ibiciro? Kuri ayo manini ayo ngaya yo ariko sa nkugira kiriya cyose nangaye nako ikayishyire hasi shyira hasi ikaye nta kibazo rega munsi ndaguteza imbere. Ibyo se biri hejuru byo ni ibiki? Hejuru aho hejuru y'amakayi nabyo nta kibazo. Asa makaroni nako harya ubundi bwa makaroni akozwe mu biki? Nimba utazi icyo akozwemo byihorere ntago ntiyashaka ahubwo nyihera ibishyimbo. Nibagiwe ko amakaroni tuyarya kuri Noheli ma. Ibishyimbo inuza amavuta n'inyanya se mutanga izangaye? Ni ku masukano. Nese wazanye ikintu cyo kuyatwaramo? Amavuta se kandi nayo? Ubwo uratwara afunze niba nta kintu wazanye. Nta kibazo ubwo nyine uyu munsi ariko ngabanyirize dore ko abakene tuba twifitiye. Oya amavuta afunze se ko batajya bayagabanyije igiciro nangahe? Ayo ngayo ni 800. 800. Si unanugwa ngo noneho mani inyanya
ariko basi wibuke utumenetse nyine nitwo watanga twinshi. ariko ntukajya ugura ibimene. Ako se wamugana ikimene cyagera aha. Niye mpamvu ituma ugura ibimene ko akira. Murakoze. Yego. Intoryi se so nangahe? Nazo nizamagana. Bakabyo ubu byose ni gute? Ibyose bihagaze igihumbi. N'ibishyimbo birimo. Okay, murakoze. Yakira ni mutugarure. Hano ari ngombwa kubitwara mu ibaga ni dukeya. Ndabitwara mu ntoki. Ndi kwihuta. Ndi kwihuta. Wiki? Washyize se mu ibaga? Oya, ntabwo ari ngombwa. Dore hanze hari n'abandi bagutegereje. Iyi muramuke. Ako se ubundi byose biva. Ibiheze? Nibarizaga da. Ariko ubwo nabaye nka babandi rero ko ibintu bikura ikuzimu. Njyewe ibi byose mbikura mu maboko yanjye. Nkoresha amaboko yanjye kugira ngo mbibone. Kandi nangiza ngasenga Imana ikabishyigikira. Rwanda rurashinyagura. Hano nk'uyu murezi wanyandikiye ngo ndi Gakire. Gusa bo bantera umwaka. Icyonzi cyaba nibo bamagira Gakire. Gakire se Gakire biki? Makaje. Yes, Carolina. Bitese. Ego keminsi myinshi. Ntabwo ari cyane nkawe. Ariko njyangira gutya nkacikwa nkabyita myinshi kandi nejo twari turi kumwe. Yego nyine. Ariko rero buriya rero ntabwo bizi. Mfite ikintu kimwe nkwemerera. Mu bakecuru bose tuziranye. Nabo tujya duhura. Wowe uhora uri update. Ariko ni ngombwa. Imbere cyane. Ni ngombwa. Kuko ntubone ngo ndifubitse ukunguku. Nuko ari akarengarenga kabiteye. Ariko ubundi nari mfite urugendo ndimo ndavuga ngo reka nitera kagatenge ubundi nyaruka. Ubwo rero mva nkubwire. Ngiye kugusaba akantu kamwe. Utantinze. Umva bari rukakire neza. Nk'ibisanzwe. Utantinze amakana. Ugiye guca akabogi rero nkubari. Ngaho re. Ngiye kukubwira ibintu rwose uraza kumenya. Ako makana. Nawe udukuru twawe tujya tunca intege. Harya ejo bundi sibwo nawe ndi kukubwira ukuntu wa musaza nuza setako. Ejo bundi babakwe biwe b'abazungu baje kumusura. Nibyo birumvikana. Asigaherwa dukandagira hejuru. Yabuzwa n'iki se ko byakemuka. Uracaho neza ukibaza se wakoze ikihe cyaho. Umuntu asigaye atanagusuhuza. None se urabona yatwiteza. Ariko rero ngenda rero nkabona n'uyu mudugudu ndaje nzawimukemo. Nese abantu bose baradusize baragiye barakira. Maka n'uwunsigamo nzongera kubonaga amakuru. None ikintu kimbabaza. Ndagerageza nkagura agapira kugira njijishe. Ariko bamenya ko ndi kwa Tereza. N'ubundi ntawe ubona ko nanjye natera imbere. Ariko nibyo rwose. Uguzi. Kanya ngire gutya njye kwa wa mugore umwe duturanye pfiyo mu bipangu. Yego. Hamwe ngo ni Fontaine. Yego. Dore butike zimeze gutya. Iwe yaramennye amasaka. Ambwira ukuntu nkanga imifuka ngo yageze gutya aruzuza ngaraja. Umva n'umwana asigaye asohoka mu nzu. Yakinjira muri butike ye. Umva asohokana biswi. Yego ko. Biswi gusa. Abana bisigaye barereshwa amabiswi basigaye barere. Biswi gusa. Amatare kasi nakubwira. N'inyange zisigaye zirimo. Byarakomeye no. Cyokoza ntakubeshye. Mbona kara undi burabukire bumaze iki. Umva rero wa mubyeyi we. Ndakumva. Asigaye yirata wa umugore ngo ni Fontaine. Atirata se. Byageze gutya darura gutya kana gukwisi kibuno. Nta muntu ukivuga. Aravuga se aturenzeho yigize akarenga. Kakabogi. Yewe nari mfite n'urugendo ariko ndabizi ko utagira amakuru. Reka numve mbanze numve uko bimeze. N'ururimi rwari rwagobwe. Nanabuze ahantu mpera. Ubwo wari wakomeza uhura na ba bandi bose ndimo ndumva umutima uremerewe. Urumva? Nabuze umuntu ngira gutya ngo mbibwire basi ibintu byose bimbangamira ngo ngende yicare gutya nanjye numve nduhutse. Naje rero nanjye dukuru utwo ndadukunda. Naje. Nimba ari butike zingahe? Zamuhumishije amaso. Yararenzwe. Ngenga imifuka ngo y'ibishyimbo.
ngo ngaho ngo ibitoki ngo muntu uzaze ngo biranagana bebe imodoka buri mwanya ngo zimumenera inuza ngo amakara n'amakara n'amakara wumva nta kijya no kuvoma hariya akagezi yakageza aho twahuriraga ngo nta kivomayo ngo asigaye avomesha abakozi iwe haje robine ntabyo wari uzi ngo niyo amazi yabuze abafite abakozi ariko rero njye biriya bintu mbona atagakwiye no kutwitaho njya mbona kagahungu kakandi bita ruhogo ruhogo ajya hari igihe iyo amazi yabuze ngo amuzanira amajerekani ku igare koko niyo amazi yabuze aravomesha cyane ariko uzi ko nawe ufite amakuru ntazi ariko biriya ntabwo ari gusa uriya mugore agira ikuzimu cyane narabibonye ubundi wamenye ukuntu kahoze gatera umwaka ariko se ahubwo reka mubwire uretse n'icyo njyewe uzi ko tujya duhurira ahantu buri gihe ku mugoroba iyo mvuye kwihahira njyewe buriya nta nubwo nahahiriwe kuko arirata byihorere nangwa nayo wafashe umwanzuro anyiriyeho ariko nyine ajya ikuzimu birashoboka kandi none asobona atari we weza wenyine muri mudugudu bavuga ngo abantu bajya ikuzimu bagenda bwije nyamara nanjye njya mbona duhura ako wari wabona ajya kuri botike ngo nako iyo ruguru mu mujyi agiye kurangura nk'abandi uracyo ugasanga butike iruzuye mujya mumenya ubwenge reka mbwire akandi kantu ko twahinze amasaka ntabwo yapfuye ntiwarumbije yarapfuye akurusha ubutaka bwiza se ariko we umva ubimbuga biba biniha bimeze gutya byamane ninde wejeje fontaine ninde ufite butike nziza fontaine ayisigaye arya ahangaha neza nkumva njye n'umusatsi umvuyeho reka mubwire maka uriya mugore ikintu cyamuteye kuri moto amaherezo tuzakimenya hakuribuka ukuntu kera kari akantu yewe amakashi dore narindi ku rugendo ariko biriya bintu ntabwo uku kwezi ntabwo gushira ntamenye aho bikomoka maka ihangane asuko ko ubaka kanyuragiye ihangane narindi tubizi inkuru neza mfite ibintu byinshi ngiye kuvuga ako ntacyo mbonye umuntu umfashije koko mbonye ko ntibeshye maka uraho mukomere cyane zikoreye nawe ukubuze mwa asanshakiraga ikiga nasarura ngo tuzibare ntabwo njya mbashakira ibintu by'umusore birimo akantu maka koko ibyo ndi kukubwira ko byumva neza erega ndashaka abasore b'ukuri kandi ndabizi kuri intwari ibyo bashakaza akazi se bwoko nyine banzibwira ko kazi hariho akazi shansiye harya uri umufundi ntabwo njye nturi umufundi bya nabikoraga kera uri kuvuga ubu nazamutse mu ntera burya nongeyeho amashuri aho makeya kuko nashakire nyine akazi bwoko ki ngira akazi karahari nyine ni akahe umva ntabwo wumva ni akazi ni pawa ni akazi ko guterura nkeneye abasore bafite imbaraga nkawe ushatse kuvuga ubuyede ntareka yesu agafaranga gatubutse ariko yesu kirisito ku igare rijya paradiso yego nyagasani nikoti ntukati mi reba iyi ni sitempo mba mpagaze ariko iyo ngiyo ntabwo bivuze yuko utakora akazi iyi pantaro namayigura ngahe none se ntiwayiguze mu mafaranga bro banza utewe aka gapira aho ngaho sindakwereka n'imyenda y'imbere okay reka nkubwire abasore nkamwe birarira rero ibaze rwose oh my god reka nigendere ubwo nagira ngo wenda genda n'inshuti yaje inshuti makara ibyo nkubwiye wumva ari byo cyangwa ntabwo ari byo nakubwiye ngo jyana ibyo biyede byawe njyewe unjyana mu kiyede n'ibyana ndya ariko si ubundi akazi wagakora ute ko numvise wowe waragiye mu bindi wabivanga n'ubunyamakuru amagambo yawe iyo ntaguhemba buriya sawa ubwo ngubwo urimo urasirifera okay wowe ntiwabivanga tera umugongo ugenda ndabizi n'ubundi ntiwabivanga waba wifuza kugurisha inzu cyangwa se kuyigura waba wifuza kugura ikibanza cyangwa kukigurisha waba wifuza kugura isambu yo guhingamo yo kororeramo cyangwa kuyigurisha U&I Cycle Creativity of Rwanda ikubereye igisubizo
mu budasa bwacu kandi U&I Creativity of Rwanda bagufitiye tezi b'amarangi abanjeniyeri babigize umwuga bubaka inzu kuva muri fondasiyo kugeza irangiye n'amafinisaje wabishaka nka U&I Creativity of Rwanda bagushyiramo n'ibikoresho nk'amamatera intebe nziza cyane ibitanda utubati bikwene bakabitunganya neza mu buryo bugezweho U&I kandi yabaye ubukombe hamwe n'abahanga bafite bibitseho mu gutunganya ibijyanye na installation y'amazi installation y'umuriro uramutse ubakeneye nomero ngizi cyangwa se ubasanga bakorera mu mujyi wa Rwamagana cyangwa se uduhamagare kuri iyi nimero 0722273775 cyangwa ukatwandikira no kuri iyi nimero 0792279776. Izo nomero zose ziri no kuri WhatsApp cyangwa se ubandikire kuri iyi email ucreativityrwanda@gmail.com. Karori karameye uraho amakuru ni meza uhagaze hasi yewe hari utwana ndimo ntekereza ariko nkomeza ngana imbere hariya nuko ngeze ahantu mba bibaye nkaho bimpagararanye nawe rero ujya usetsa abantu bahagarara wari utwara uri gutekereza yego ibipangu by'abandi nyine hari ibyo nayo ndimo ntekereza nuko mpageze numva bibaye ngombwa ko mpagarara ngo ntekereze neza aho noneho wari uvuye mu rugo ntawe ugiye hari igihe uva mu rugo uvuga ngo ngiye aha hantu ariko wagera mu nzira ugasanga hari bugutwara umwanya muremure ukavuga ukatekereze neza aho wongeye ndumva nabyivangamo bibaho da andi makuru uzi amakuru arahari amakuru ashyushye urimo uvuga useka gutyo n'amakuru nyabaki amakuru arahari ashyushye amakuru ashyushye niko n'ay'umudugudu se n'ayawe n'ayanjye ni wa mugore wigize kagarara mu mudugudu waduciye amazi wa wundi foteri waduciye amazi usigaye aduca hejuru adukubita ikibuno reka sinakubwira wagira ngo uravuze akakwereka ko rwose nta naho mwigeze muhurira uzi ko asigaye yarigize cyangwa umuyaruka kagera foteri ibyo bintu uvuga se ko nabibona yarakize cyane ariko ibigaragara byo bifite inkomoko bifite inkomoko yo gukira neza ubundi gukira bipfa kuza gutyo gusa ubundi bigira inkomoko niba aba yakoze cyane se yabuzwa n'iki gukira ariko arakora akandusha uyoboye isambu mfite ariko se bana neza mbere utekereza ko abantu bakena ari uko baba batakoze reka mubaze abantu bakora bose abantu bakenya ugira ngo ntabwo bakora none se bakira kimwe buri wese akira ku rwego rwe nyine bitewe n'ibyo yakoze hari amakuru utazi kagira inama uzi ko ubu ngubu kugeza ubu turimo kumubara muri ba bantu babasha no kugera ubuzima ntabwo ayo makuru wari uyazi oya ntayo narinzi ntabwo uyazi ntayo yewe ni mu gace kubwo ntayizi ikuzimu ahandi bakura imitungo uhuriyeyo njyewe amakuru ndayafite kandi ubu ndacyayakurikirana reka da ndacyayakurikirana ntabwo natuza ntamenya ahantu biriya bikomoka yizewe ese ubwo ayo makuru yakuweho muhurirayo ariko ntabwo duhurirayo ariko hari umwana w'umusore kandi umwana w'umusore ni umwana kuko ndamukuriye ariko azi gukurura amakuru bya bindi bishoboka ese uwo mwana ni indera uwo bita makashi arayakurura akayaguhereza uko yakabaye wowe uraseka izo nkuru mbese ni makashi aziguhaye arayakabuta ariko reka yakabuta uriya mugore yatwiraseho ariko Karoli koko uba ayo makuru umuvuga nk'uyahagaze nk'aho muhurirayo wayakuye kuri makashi none se makashi ntabwo uramumenya ko ari umunyamakuru kandi w'ikinyamakuru cyigenga kandi kivuga byacitse kivuga amafuti kivuga amahimba ariko rero reka genze ngubwire kandi gashya bajya bavuga ko abantu bajya ikuzimu bagenda bwinshi oya uriya mugore kubera ukuntu yatwiraseho njye nta nubwo nshobora kujya kumuhahiraho ukuntu yatwiraseho
twirase ntabwo najya kumuhahira iyo ninyarukiye data njye ndabyemera n'ubukene bwanjye nkanyaruka nkajya kuri ya butike ya Kamariza ngira gutya nkamubona nyaruka ntabashaka nuko wagira umubona kandi abafite akamvirobe kandi njya numva ngo bajyana n'amagi we yerekeza hahandi kuri rya rinda nabyo Karori cyagaze ufite amakuru y'umugoroba. amakuru ndayafite Reka nguhe agaparu Karori. Umuntu aherutse kumbwira arambwira ngo ugize ubukene ukongeraho ishyari ukongeraho no guhangana ngo ntabwo wazamenya icyakwishe. None se Karori reka nkubaze ibyo bintu byose murimo murabiterwa n'ishyari nabyumvise ibyo yejeje ngo butike afite ngo n'ibiti none se ngo akize kubarusha ngo parapara uriya mwana w'umusore bamurangira akazi ntagakora ngo arashaka inkuru ubundi se azakizwa n'iki hariho amatiku yakijije hariho inkuru zakijije nshatse kuvuga ko ari amatiku aragira ubukene afite aho kugira ngo akore ahubwo akajya guhanganisha amagambo yego yarangiza kuzura ishyari none se niba uriya mubyeyi ku myaka ye afite yarakoze agatera imbere akagira aho agera uriya mwana w'umusore akaba adashaka gukora ahubwo yirirwa ashaka inkuru gusa noneho ahantu habashoborera nta nubwo azibarana n'abo bangana nubwo ushaka abakecuru nawe nuko nyine azi yuko twebwe nyine tubasha kubona ibintu kuzumva ni twebwe tubasha kubona kubona ibintu ibintu uko biri uranyarutse ugiye kuri butike undi aranyarutse uwagiye kuzimu yego kubera iki wumva ko ndamubona agiye kuzimu ndamubona uzi yuko namubwira wiriwe Inzira umubona akakwihorera usigaye kubera inzira ikuzimu. barimo kujyamo inzira umubonamo noneho igikuzimu Eh, inzira umuboneramo iyo namuvugisha ntashobora no kukuvugisha iryo ni ishyari Karori iryo ni ishyari ntabwo wafata ubukene ngo ubwongereho ishyari ntabwo wazamenya icyakwishe nawe ndumva utarimo kumva neza oya nyumva neza oya Nyumva nawe ndumva Karori. utagira utumva ibijya mbere Karori nyumva ishyari ntacyo ndi kumwe n'abakiriya ahangaha ngenda rya reka reka ngo uranyaruka aya masaha aba ari ay'abakiriya barimo kuza guhaha we ariko nyine nabibukije aya magambo wa muntu yatubwiye cyagiye turi kumwe arimo kutwigisha atubwira tubukene ubyo wongeye ishyari ukabwongeraho no guhanganisha uyu muntu uko bigusenya rwose none ubwo ukomeye ntacyo bigutwaye mbabwire muvandi byangezeho rwose kera narabimenye ariko kubera icyo nzi ndi cyo yego yego urabizi ko dusenga si dusengana cyane mubizi rero kuba nsenga iyo numvishe amagambo nk'ayo ndushaho gusenga harushaho gukora cyane kugira ngo imana nayo igomeze ibishyigikiremo uzi ko ibintu baba bigisha ari byo koko iyo utarahura nabyo ugira ngo ni igipindi ariko iyo uhuye nabyo koko usanga ari byo gusa bariya icyo dukwiriye gukora cyoko ni abavandimwe bacu kubera ko ari abaturanyi kandi bacu umugani mu kinyarwanda ngo umuturanyi ni inshuti y'agahato ugomba kumukunda uko byagenda kose umva rero twazafata umwanya ahubwo tukabaganiriza tukababwira aho biva ni mu gukora cyane yego no gusenga ariko ko ibyo bintu ari byo icyo gitekerezo nicyo tuzabasure kandi tunabagarure kuko urumva barimo baratana cyane niba umukecuru yagejeje aho atekereza ko utabitunga ku bw'uko gusenga cyangwa gukora ari ahandi ubikura umwana w'umusore akabimwumvisha bari kujya kure ntacyo twaba tubamariye reka tuzabarebe tubaganirize tubagire inama kandi urakoze komeza imirimo yawe nanjye reka nyaruke